nta kintu kibi kibaho nko kuba waba uri umukobwa mwiza wibera mu buyoga, ufite isura bro physique doke, ufite physical appearance yacuruza everywhere you go, sibyo? Ufite physical appearance buri muntu wese yareba akavuga turiya muntu ameze neza, wacuruza ahantu hose, umuntu wese yagupofoka men, wowe ukigira mu buyoga mani za dobandi, uriyo za byimana n'ahandi za kiyanja, uri mu tuyoga kandi uri umwana mwiza, wagakwiye kuba upanura ku ishuri, warabishoboraga, washoboraga kuba watsinda urutsinda bya hatari, wamara gusoza ukigira mu buyoga men, kandi isura yawe yagakwiye kuba yacuruza men, yagakwiye kubikugeza ku biceri men. Ntabwo biri byiza uzi gutera umubyeyi agahinda wakubyaye, yarakubyaye abona uri umwana mwiza, physical appearance yawe ayireba nawe agatinya kubera yibaza ni wunje wakubyaye, warangiza ukigira mu buyoga men, ntabwo biba bikwiye, sibyo? Wowe uba ugomba gukina diro z'amafaranga afatika, ayo mamiliyoni, dore abana bari gukina diro z'amamiliyoni n'amamiliyoni, barimo barakina diro zo kumenyana n'ababosi nka ba rugumi bakomeye. Uzi kumenyana n'umuntu ucuruza imbunda ku isi, ubuhaye umwana wawe uzabyara kuzabaho neza n'ubuvivi. Kubera iki? Uragera ahantu bakabaza ngo nguru umwana wa kana katiyi ati nari muziti yari inshuti yanjye ari nka rugumi n'urugero, ati reka ngurangira akazi Dubai, ese wakorera Washington, ese wakorera Paris mu Bufaransa, ese wakorera London mu Bwongereza. Nuko abamubaza mu gihe wowe kubera bwa buyogo urimo urabaza ngo ese ngo hari iryoshye ngo ni mu kiyanja, mase ngo hari iryoshye ngo cyangwa ngo ni cyangwa ngo tujye ngo za mwogo, ngo se hari uturyoshera twa tuyoga twa fake, no cyangwa ngo tujye ndobandi ngo hoya ngo ejo bundi ngo twakesheje mani ngo twibereye ngo za by'Imana ibaze. Byo ni ibintu koko by'abantu bakuze mani. Umuntu ufite umukobwa mwiza ufite gahunda mani, ufite icyerekezo, twige kugira gute, jijuka. Niba Imana yaraguhaye uburanga bukoreshe, ukorera amafaranga, ntabwo kuko uburanga rukubwira ngo ishore mu busambanyi cyangwa se ishore mu bibi bitari bukwinjiriza amafaranga. Amafaranga niyo Mana agize isi, nazagira umuntu kubeshya. Iyo wabonye ibiceri n'ibindi byose birashoboka. Dore aba bana bamaze kugera ku rundi rwego, wowe wibereye iyo za kiyanja ufuragurika wasaze. Ibyo ni ibisazi biba bikwinjira kamemu, ni ibisazi uba wahiye, iyo wahiye uba warangiye, siko bimeze. Asante ni sawa.